Aleluya. Mbere ya byose mbanje kubashimira mwebwe mwese mukurikiye iki kiganiro kandi nshimira umwami Imana yacu ubasha kuduha umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo turusheho kunezererwa muri we, ishimwe n'icyubahiro bye none n'iteka ryose. Amina. Muri kumwe na Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Rero ubushize mu kiganiro giheruka twarebeye hamwe ibijyanye n'umubatizo, nk'uko nari ndimo kubibasobanurira mu buryo bwimbitse cyangwa mu buryo burambuye, kuko turimo gusobanura ingingo y'agakiza. Tugeze mu ngingo y'agakiza rero, ikintu twibanzeho cyane, twinjiye mu cyo nakwita amasakaramentu abiri. Turabanza tureba mu ngingo z'agakiza, twabanje kureba mu ngingo rusange twabonyemo ibintu bine, aribyo twabonyemo muri ibyo bintu bine tubona ngo kuki hari mu ngingo cya mbere ni ingingo rusange. Mu ngingo rusange harimo nanone ikibazo kiri hehe, igisubizo ni ikihe, ese Imana irashaka ko nkora iki? Nyuma yaho turabanza kureba umubatizo, aho ngaho twari twinjiye ku isakaramentu ry'umubatizo. Rero mu matorero ya giprotesitanti akenshi cyangwa ya gipantekote, amasakaramentu tubara afite imbaraga cyane ni amasakaramentu atatu, ariyo isakaramentu rya batisimu cyangwa ryo kubatizwa, n'isakaramentu ry'igaburo ryera, n'isakaramentu ryo gushyingirwa. Ayo ngayo niyo atatu, nta yandi, igihe ahandi ho aba afite arenze atatu. Rero uyu munsi nyuma yo kureba umubatizo, tukareba ni ryari tugomba kubatizwa, ese nitegura n'umubatizo, ese tubatiza gute, bavuga ayahe magambo, ese nemerewe gusenga. Uyu munsi tugeze ku mwanya nanone ku isakaramentu ry'ifunguro ryera cyangwa ifunguro ry'umwami, aho tubona mu Bakorinto ba mbere ibice 11 umurongo wa 23 kugeza ku wa 26. Rero tukiri aho ngaho twakwibaza ngo ifunguro ry'umwami ni iki? Noneho hari ibisubizo bigera muri bine bisubiza ifunguro ry'umwami icyo ari cyo. Icya mbere ni igikorwa. Ifunguro ry'umwami ni igikorwa. Igihe umwami Yesu Kristo yari ari bugambanirwe, yenze umutsima. Tubona mu Bakorinto ba mbere, nyine turimo turareba dusesengura twifashishije umurongo wo mu gitabo ryo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto ba mbere ibice 11 umurongo wa 23 kugeza ku wa 26. Rero tuyirebeye ku murongo wa 23 haravuga ngo igihe umwami Yesu Kristo yari ari bugambanirwe, yenze umutsima, hari igikorwa yakoze. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga ngo tugiye kureba ikibazo cya kabiri, ngo ifunguro ry'umwami ni iki? Ni urwibutso. Noneho dukomeje kuri uwo murongo, baravuga ngo arawushimira, arawumanyagura, aravuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Ni ukwibuka, ni urwibutso. Ku murongo wa 24 bibasha guhamya ko ifunguro ry'umwami ari urwibutso. Reka turebe nanone ikibazo cya gatatu ukirimo kwibaza ngo ifunguro ry'umwami ni iki? Ni ikimenyetso. N'igikombe akigenza atyo bamaze kurya, ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutyo uko muzajya munywaho kugira ngo munyibuke. Ni ikimenyetso cyo kwibuka. Tubibona ku murongo wa 25. Ifunguro ry'umwami ni ikimenyetso cyo kwibuka. Icya kane nanone ni ukwatura kwizera kwacu. Kuri uno murongo urakomeza ukabisobanura neza, ukavuga ngo uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri iki gikombe, muzaba mwerekanye urupfu rw'umwami Yesu
kugeza igihe azazira. Rero ni ukwatura kwizera kwacu, kwizera ko Yesu Kristo ari we mwami wacu, ari we mukiza wacu, ari we mbaraga zacu, ari we gakiza kacu, umwami Imana ahabwa icyubahiro. Rero ni ukuvuga ngo muri make ifunguro ry'umwami wacu Yesu Kristo ni igikorwa ubwaryo, ni urwibutso rw'abamwizera, ni ikimenyetso cy'uko bakiriye Kristo kandi bomatanye nawe, ni ukwatura kwizera kwabo kuko ari we wenyine biringiye kandi bakabasha kubihamiriza imbere y'abandi bose. Reka rero turebe ikibazo cya kabiri. Wakwibaza nanone tukiri kuri ry'ifunguro ry'umwami, wavuga ngo ni bande bajya ku ifunguro ryera? Turacyakomeza urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorintu, ibice 11 ku murongo wa 29 niho tugeze. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi abanywereye kwiciraho iteka. Ni ukuvuga ngo igihe tugiye kurya umubiri w'umwami ntabwo turabanza tukabasha kwitunganya, turabanza tukiyeza, turabanza tukininira, tukisuzuma nimba bikwiriye kuko twegera ifunguro ry'umwami, natwe tujya gukora urwo rwibutso. Ese aho ntabwo twagambaniye umwami wacu tukaba tugiye kwishimana n'abandi bamwubahishije? Ni ukuvuga ngo agakiza ni ubuntu, ariko imyifatire yo kugira ngo tugumane agakiza ni twebwe dufite amahitamo, kuko Imana yaturemanye amahitamo. Ntabwo yaturemye nk'izuba, ntabwo yaturemye nk'inyenyeri, ntabwo yaturemye nk'uko bwira tukaba tuzi ko ejo buzacya, ahubwo yaraturemye iduha umudendezo, iduha uburenganzira bwo guhitamo ikibi n'icyiza. Iyo duhisemo ibyiza bitubaho, iyo duhisemo ibibi bitubaho. Rero ni nayo mpamvu iyo twebwe twarangije kugira amahitamo mabi, turongera tukicuza tukababazwa n'uko twahisemo nabi mu gihe cyatambutse, tugasaba umwami kugira ngo twongere tugaruke mu nzira nziza, duhitemo neza, tubane nawe, turusheho kongererwa imbaraga n'imigisha bituruka mu bamwizera n'abamwiringira n'ababasha kwitwararika ku masezerano ye. Rero niyo mpamvu iyo mu gihe cyo kujya ku ifunguro ry'umwami, ntabwo ari ugupfa kurya cyangwa kunywa nk'uko umubiri ubikenera. Ni ifunguro ryo mu mwuka. Ni ukuvuga ni uburyo bwo kugira ngo wongere imbaraga mu gukura kwawe ko mu mwuka. Nubwo tuba tubikoze mu buryo bw'umubiri, ari umugati ufatika, ari divayi ifatika, ariko byose mu kubw'isengesho birahinduka bikaba ibiryo byo mu mwuka bigaburira mu buryo bw'ubugingo. Kandi birongera bikaduha kuba umwe na Kristo, tukongera n'iyo waba warabashije kugenda nabi, ariko iyo wininiye ukicuza ukihana, urongera ugacomekwa ku mubiri wa Kristo, ukongera ukaba urugingo rwe ruzima rushobora gukora. Rero niyo mpamvu bidusaba kubanza gutekereza nimba hari ibitekerezo birimo bishobora bituma tutagenda neza, tukirinda kunywera cyangwa kurira muri ibyo bitekerezo kugira ngo tutangirira cyangwa tukanywerwa gucirwaho iteka. Hano tugeze ku kibazo cya gatatu, wakwibaza ese nitegura nte ifunguro ryera? Dukomeje muri uru rwandiko rw'Abakorinto ibice ba kabiri ibice 11 ku murongo wa 29 niko havuga ngo kuko upfa kurya cyangwa kunywa. Icya gatatu cyo kikavuga ngo ese nitegura n'ifunguro ryera. Ku murongo wa 27 kugeza 28 nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa akanywera ku gikombe cye uko bidakwiye, azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Nuko umuntu yininire, yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima kandi anywere kuri icyo gikombe. Ibyo ngibyo nibyo nabimajije kuvuga. Reka turebe ingingo uburyo bugera muri bune bwo kwisuzuma no kwininira. Icya mbere ni ukwisuzuma nk'uko tubibona mu Bakorinto 11:27, kwatura ibyaha tubibona muri Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere ku murongo wa 9 avuga ngo nituvuga ko nta cyaha dufite tuzaba twise Imana inyabinyoma, ariko nitwihana tuzabarirwa. Iki cya gatatu, kongera kwiyemeza, tubibona mu Baroma ibice 12 umurongo wa mbere, aho biba kwiyegurira Kristo wenyine.
icya kane ni ugusana ubusabane, twabibonera muri Matayo ibice 5 ku murongo wa 23 kugeza ku wa 24. Kwisuzuma ni ukuvuga urabanza ukareba nimba ukwiriye, nimba ushyitse, nimba koko igikorwa ugiye gukora nk'uko twabonye, kuko ifunguro ryera ari igikorwa gishobora kubasha kugufasha koko kuba uhamye, kuko ibikorwa bibasha gukomeza umuntu. Ukareba nimba ari urwibutso, kuko koko ugiye guhagarara nk'umuntu uri mu rwibutso rw'igikorwa umwami Imana yakoze, Yesu yagukoreye. Ukareba nimba ari nk'ikimenyetso, kuko icyo kimenyetso koko ugihawe, kuko Kristo amajije kugucungura yaguhaye ikimenyetso h'umwuka wera uba muri wowe. Rero uko unyweye ukarya umubiri wa Kristo, uko uriye umubiri wa Kristo ukanywa amaraso ya Kristo, uba ubashije kuvugururwa ugahindurwa mushya muri Kristo Yesu umwami wacu. None ni ukwatura kwizera kwacu, ni nabwo buryo bwiza ubonye bwo guhamya kuko uri umukristo nyakuri, kuko uri umukristo kandi wizeye. Rero ugomba kwisuzuma, ukatura ibyaha, ukongera kwiyemeza, ugasana ubusabane bwawe n'Imana. Ikibazo cya nyuma cyo kuri iki cyigisho cy'ifunguro ryera, wakwibaza ngo ni ryari kandi ni gute tugomba kubahiriza ifunguro ryera? Yesu ntabwo yigeze avuga igihe cyangwa ngo avuge ni gute abizera bagomba gusangira ifunguro ry'umwami. Yesu yaritanze ku wa 4 nimugoroba, kuko ari ifunguro rya nimugoroba. Akenshi uzasanga bavuga ngo bamaze kurya abigenza atya, niko mu gitabo cy'ibyahumetswe n'Imana, Bibiliya ari iy'abakristo twizera ikivuga. Kuko iteraniro mu gitondo ku cyumweru ritumirwamo inshuti zidakijijwe, niyo mpamvu akenshi mu matorero cyane cyane ya Gipantekote bagabanza amateraniro, nyuma yaho abanyetorero, ntabwo navuga ngo ni abakristo, kuko umuntu wese wabashije kwatura Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we ni umukristo, kabone niyo yaba atarabatizwa. Ariko noneho iki ni igikorwa gikorerwa mu muryango mutoya, cyangwa mu muryango w'abantu bahuje disipurine, bahuje indangakwemera, bahuje buri kintu icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu habasha kuboneka abantu mufite ikintu mudahuriyeho, nta mpamvu yo gusangira ifunguro ryera. Ni ukuvuga mu rugo mushobora kuba mwasangira ifunguro ryera, umugabo akabasha kuba yaha umuryango we ifunguro ryera. Mu itorero umushumba niwe ubasha guha abayoboke b'iryo torero ifunguro ryera. Rero niyo mpamvu bikorwa by'umwihariko mu gihe cy'amasaha ya nyuma, abandi bantu rusange, abashyitsi batashye badahari, kugira ngo mwongere mube muhuje umutima. Noneho byaba byiza kurijyaho mu materaniro ya nimugoroba, mu gihe cy'umwiherero cyangwa mu materaniro y'amatsinda mato. Ni umusangiro w'abiyemeje kuba abanyetorero, ntabwo ari umusangiro wa buri muntu uwo ari we wese. Ni ukuvuga tuzajya kureba abanyetorero icyo ari cyo. Bamwe bakunze kubita abanyedini, ariko ni abantu baba bafite ishyaka ryo kugira ngo itorero ryabo cyangwa itsinda ryabo rikure, rizamuke, bashobora gukoresha ubutunzi bwabo, impano zabo, imbaraga zabo, baharanira iryo tsinda ryabo kuko ryaguka. Abo ngabo nibo twakwita abanyetorero. Niyo mpamvu baba bafite mu mitima yabo isezerano n'ishyaka ryo kugira ngo itsinda barimo ribashe kwaguka. Rero abo ngabo nibo bagomba gusangira ifunguro ryera. Rero reka twe gutinda, ducukirize aha ngaha. Ibindi byinshi muzabisanga mu matorero musengeramo, kuko icy'ingenzi natangiye iki cyigisho itorero n'umurimo w'abizera, kugira ngo turusheho gukomera kwiyegurira umwami Yesu Kristo n'itorero rye. Rero ndabifuriza ibyiza byinshi. Ni Pasiteri Kanyabuganza Jean Leonard. Umuntu wumva ushaka kuba yagira icyo amvugisha cyangwa washaka kunyunganira, yabasha kumpamagara kuri telefone 0788 740 099, cyangwa akaba yakwandika kuri WhatsApp. Rero mwebwe mwese mukurikiye iki kiganiro n'abandi bose dukunze kuvugana, ndabasabira umugisha, amahirwe n'imigisha byose bikomeze kubabaho. Ineza y'umwami wacu ibane namwe mwese mu izina rya Yesu Kristo. Amen.